babyumva ko trust kandi iba hagati n'ubundi y'abantu batandukanye, bya bindi indimi zitandukanye uko bibona gutandukanye, byaba amoko byaba iki, whatever you call it, icyo wabyita cyose, amadini, amoko, indimi, imiterere, imibereho bitandukanye, ariko trust, icyizere, kubahana, kubana, kwizerana, bifata ingufu za buri wese uko ateye kose gutandukanye n'ukundi, ingufu zikajya hamwe zikubaka igihugu, the nation, kikagira imbaraga, kigatera imbere, kikuzuza iby'Imana itwifuriza yaturemeye. Kuko icyo gihe tuba dushyize mu gaciro icyo turi cyo, icyo dufite, icyo iyo Mana yaduhaye. Naho ibindi binyuranye bigira ingaruka mbi, ariko muri uko kubaka tujye dushaka n'uburyo ingaruka mbi zajya zigarukira ku waziteye. Mwaramutse neza mwese. Reka mbanze nshimire Pasiteri Rutayisire, inyigisho nziza, ikiganiro cyiza kiba kirimo n'ingero zifatika, ngira ngo harimo ingero nyinshi nziza zifasha gusobanura. Murakoze cyane. Ndashimira mwese kandi bari hano, abayobozi mu nzego zitandukanye, kubera uyu mwanya mwese mwitabiriye, ndetse nshimira n'ubutumire natwe bwatugezeho bwo kuza kwifatanya nawe. Icyiza cy'uyu mwanya, ariko mbere yuko nanone nkomeza, reka mbanze nizere ko mwarangije umwaka neza kandi mugatangira undi neza. Ariko icyo nari ngiye kuvuga, umwanya nk'uyu cyiza cyawo kuri jye, hari n'abandi bafite uko babibona, ariko byose byiza. Ni umwanya wo kuganira, umwanya wo gutekereza, umwanya wo kwibuka, umwanya wo gukora icyo abantu bita reflection y'ibintu byinshi. Kuri jye ni umwanya mwiza, niyo yaba ari iminota 30, niyo yaba ari isaha, ni umwanya ubamo ibyiza birenga iby'umwaka.
umwanya nk'umuntu baba ari ku highway, ari ku muhanda mwiza, afite imodoka nziza, igenda neza, ari ku muvuduko uri hejuru, ibintu byose bigenda neza. Ukaza guhura na road block itari za zindi zahagarikaga Rutayisire, ariko indi guhagarika ikakubwira ngo slow down, ikakubaza ngo tekereza, umuvuduko uriho, umuhanda mwiza uriho, imodoka urimo yihuta cyane, uragana he? Birakugeza he? Birakugezayo? So kugira ngo slow down, tekereza. Hari ubwo nanjye numva ari slow down. Slow down ntabwo ari mbi, ituma ukora reflection, ugatekereza, ukongera ugasubiza ibintu ibyari biri mu buryo, bigakomeza mu buryo, bitari mu buryo bikagufasha kugira ngo ubishyire mu buryo. Ndabashimira rero ibyo byose. Ikindi, uyu munsi nacyo bifitanye isano n'ibyo, ni ugushimira Imana ibyo byavuzwe, n'icyo bivuze n'agaciro kabyo. Ariko ndagira ngo nongereho n'ikindi nacyo bifite agaciro kukatangana nako gushimira Imana, ariko biri mu nzira imwe, ni no gushimira abantu, gushimira mwebwe. Icyo mbashimira ni uko iyo Mana yacu twemera ikadukoresha noneho n'ibyiza bitwubaka. Kuba Imana iriho, n'ibyo iduha, n'ibyo twifuriza, n'ubushobozi duha, abenshi cyangwa bamwe bakabukoresha nabi. Iyo abenshi babyubakiraho, babikoresha neza, niho hava ko mvuga ngo reka nshimire n'abantu. Abayobozi rero muri hano nabo tuyobora, abandi batari hano benshi, byavuzwe kandi wenda bizajya bihora bisubirwamo kenshi, ibya identity, iby'ubunyarwanda. Iby'ubunyarwanda ni ngombwa ko tugira icyo kituranga, aribwo bunyarwanda. Rutayisire mu kanya yahoze avuga ko yashakishaga igisobanuro cya cohesion. Icyo nibura cohesion yavugaga ishingiraho mu Kinyarwanda, social cohesion. Social cohesion ni ukubana mu bumwe, ni trust. Iyo ubishyize hamwe ibyo bivamo cohesion, kubana mu bumwe no mu kwizera. Icyo gihe bikaduha no kwizera icyo turi cyo, bikaduha guha agaciro icyo turi cyo,
ntabwo waba uhaye Imana agaciro utabanje guha agaciro icyo yaguhaye cyangwa icyo yakugize. Nta kundi waha Imana agaciro. Intambwe ya mbere yo guha Imana agaciro ni uguha agaciro icyo yaguhaye, uguha agaciro icyo yakugize, niho bihera ibindi bikongeraho. Nicyo kivamo rero ibyo twahoze twigishwa mu kanya, guha agaciro icyo turi cyo, guha agaciro identity, kandi ntabwo bigongana no guha agaciro abandi icyo bari cyo, kuko nabo icyo bari cyo bakigizwe n'Imana, ariko wiheraho. Duhera ku Rwanda, tukabanza tukuzuza agaciro karwo, tukuzuza agaciro kacu, tukabona kujya no ku bandi. Ibi ntaho ubuzima busanzwe, ubuzima bufite agaciro ntibunyuranya n'inyigisho y'Imana. Ahubwo iyo nyigisho irabyubaka, irabikomeza. Abanyarwanda ubundi twari dukwiye kuba twumva ko dufite amahirwe, nubwo ni nka bya bindi hari abajya bavuga, nubwo igihugu cyagize ibyago, ubwo amateka yacu harimo tragedy, habaye ibintu bibi, amarorero, ariko some people have said or will say, uko bavuga cyangwa uko babivuze, ni ukuvuga ngo don't waste the tragedy. Bivuze ngo ayo makuba uyapfusha ubusa. Icyo bivuze ni ukuvuga ngo ayo makuba wagize akwiye kukuviramo amasomo akubaka, akugira ikiruta icyo wari cyo mbere yawe makuba. Don't waste the tragedy. Ntabwo kuba bazima cyangwa kugira ibyiza twagombaga kubanza kugira amakuba. Ushoboye kugira ibyiza utagombye kunyura mu nzira y'amakuba, nibyo umuntu wese yakwifuza. Ariko noneho twebwe ibyo byarabaye, ntabwo dufite nuko twabihindura. Ayo mateka ntabwo twayahindura. Icyo mvuga kuyahindura ni ukuyahindura wubaka ejo hazaza haruta aho uvuye, ariko ibyabaye byo ntiwabihanagura. Byarabaye, ariko uko byabaye, ko byari amakuba, ikindi ayo makuba wayavanyemo n'iki? Either wayavanamo kugira ngo uzongere uhure n'amakuba bitewe n'uko yavuyemo, n'imyifatire, n'imikorere, cyangwa se ayo makuba muri ayo mateka wayavanamo kuba muzima kuruta uko wari uri muri ayo makuba. N'ibyo bintu bibiri
niyo mpamvu buri munsi tubwira abantu ngo ibyo dukora byose dukwiye kuba tubwirizwa twibukiranya twibuka ayo mateka y'ayo makuba yavuyemo imbaraga akwiye kuvamo imbaraga akwiye kuvamo energy bidutwara mu nzira yindi ya coherence Pasiteri Rutayisire yavuga nibitaba ibyo ya makuba tuzaba twarayapfushije ubusa ahubwo it's another way of inviting another tragedy ni uburyo buduhamagarira andi makuba kugira ngo azabe imbere uramutse unyuranyije n'ibyo ngibyo ariko reka tugane mu nzira nziza itwubaka ariko nanone ishingira kuri ayo masomo niba twagiraga no kubona neza igihugu cyacu kubona ubunyarwanda agaciro kabirimo nk'uko ndetse n'abatari abanyarwanda babibona abatari abanyarwanda babibona kurusha uko tubibona n'icyo kibazo ndabaha urugero narindi nanone bavuze za conferences tujyamo narindi mu conference Los Angeles haza kuza ikiganiro kivuga ku Rwanda no kuri Afurika bansaba kugira icyo mbivugaho ndabivuga yo nashoboraga kuvuga ndangije umuntu umwe w'umunyamerika umudamu ukorera institution imwe nini cyane muri Amerika abwira abantu aho ngaho aravuga ati ariko ati jye nagiye mu Rwanda ati ngiyeyo rimwe gusa ati namazeyo n'iminsi mike ati ariko icyo nabonye mu Rwanda ibyo numviseyo abanyarwanda nabonye ati nta gihugu ndabona nk'u Rwanda ati ndababwira n'impamvu ati impamvu ye nshingiraho yavugaga ku bintu bya agaciro fund aravuga ati nta hantu nta gihugu ku isi aho abayobozi bashobora kubwira abo bayobora bakababwira ngo ariko murabizi hari gahunda hari plan tubafitiye hari umugambi tubafitiye wo kububaka nimwikoreye mu mifuka muzane buri umwe azana amafaranga afite hanyuma tuyubakishe ibyo tubabwira ati abanyarwanda bose bagakora mu mufuka bakayatanga ati nta hantu biba ati ijambo ushaka kuvuga iri important ni ikintu cyitwa trust ati trust nabonye hagati y'abanyarwanda n'ubuyobozi bwabo ati kandi byubaka igihugu biha igihugu ya cohesion ariko birimo na coherence ati ikintu kibi huza kikabikomeza nkuko iyo wubaka amatafari ushyiramo hagati simika
amatafari kegerana gafatana kwa kundi avuga ati one single word called trust. Ati mu Rwanda nahabonye trust iruta iri mu bihugu byose nzi, ati kandi ngeze mu bihugu ku isi hose. Ati icyo kintu cya trust kizubaka u Rwanda, kandi u Rwanda ntacyo rwakwifuza kugeraho ngo kinanirwe kurugeraho. Uwo wabivugaga n'umunyamahanga yabirebeye hanze arabisoma arabyiga ati trust. Nicyo rero nibwira ko na hano twabyumva ko trust kandi iba hagati n'ubundi y'abantu batandukanye, bya bindi indimi zitandukanye, uko bibona gutandukanye, byaba amoko byaba iki, whatever you call it, icyo wabyita cyose, amadini, amoko, indimi, imiterere, imibereho bitandukanye, ariko trust, icyizere, kubahana, kubana, kwizerana, bifata ingufu za buri wese uko ateye kose gutandukanye n'ukundi, ingufu zikajya hamwe zikubaka igihugu, the nation, kikagira imbaraga, kigatera imbere, kikuzuza iby'Imana itwifuriza yaturemeye. Kuko icyo gihe tuba dushize mu gaciro icyo turi cyo, icyo dufite, icyo iyo Mana yaduhaye. Naho ibindi binyuranyije bigira ingaruka mbi, ariko muri uko kubaka tujye dushaka n'uburyo ingaruka mbi zajya zigarukira ku waziteye, ntizibe ingaruka mbi ku bandi batabifitemo uruhare. Ufite imigambi mibi ijye imugaruka wenyine, kikagaruka igihugu. Prime Minister ejo bundi niwe nabonye kuri Twitter, ngira ngo yanditse ikintu cyiza kiri powerful. Nabonye akantu kuri ibi bimaze iminsi mu gihugu, sinabonye umwanya wo kubimubwira. Narasomye ahantu ku Twitter yanditse ngo ugiriye nabi igihugu wese cyangwa ugambaniye igihugu, cyangwa Prime Minister wabivuze ngo iki ndibuka ariko yavuze ni nkuvuga ngo uhemukira igihugu, uhemukira u Rwanda, uwo ari we wese ntabwo yabikira, aramugaruka. Ndetse hari umuntu wamubajije amusubiza ngo ariko ngo urashaka kuvuga iki, ngo uravuga uriya ejo bundi uherutse gupfa. Icyo yashakaga, uwo wamubazaga atyo yashaka kuvuga ngo kugira ngo Prime Minister avuga ngo n'uwo mvuga, noneho undi abihindura avuga ati aha ntimureba, bemeye ko nabo ari bo bamwishe.
Prime Minister again aba clever aramubwira ngo ya ngo ndabwira uwo ari we wese nibyo Prime Minister nanjye ndashaka kubwira uwo ari we wese uwo ari we wese Imana iduha kubaka iduha ingufu zo kubaka iduha kugerageza kubaka ibyiza ariko iduha n'ingufu zo kubirinda ibyo Prime Minister yavugaga ntuzagambanira u Rwanda ngo ubikire uwo ari we wese n'ukiriho bizamugaruka kandi imbaraga twahawe n'Imana zo kubirinda zirahari uwo ari we wese it's a matter of time ni igihe gusa buri wese ibyo Rutayisire yavugaga by'abibagirwa icyabavanye mu bucakara ababyibagirwa bigira ingaruka bose bari hanze bidegembye mwumva barimo nabo Prime Minister yavugaga bararengwa bibagirwa icyabavanye mu bucakara bibagirwa u Rwanda n'Abanyarwanda n'Imana yabaremye kwibaruta bose ntabwo bajya hejuru yabyo ntibishoboka ntibishoboka buri wese afite umwanya wo kwirya akipfusha ubusa ariko hari ingaruka zigutegereje urareba ejo bundi aha nyine birirwa byonyine no kumva mbisubiramo wenda ndumva ari nko kubiha agaciro ntari kuba mbiha ariko kubera kubiganira kubiha ko bikwiye kumvikana iyo ubona nayendeho mbona njya gusoma ibi byanditswe na Prime Minister nari mvuze narebaga n'ibindi biriho bivugwa nayendeho mbwira abantu bacu muri leta n'abandi narebaga babisubiza njye nta nubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho ubu nibwo bwa mbere bivuze ariko nkabona n'abantu bacu bamwe oya ntabwo ari twe twabikoze bahakana nibyo ntabwo ari mu babikoze ariko ubu ikibazo cyanjye ahubwo ntimwari mukwiye kuba mubikora ahubwo ntabwo nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo nta diplomasi ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora ni ukuba abantu bashobora kagambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo all those fellows would have been nothing
iyo bitaba iki gihugu itabura u Rwanda rwabagize icyo biraho u Rwanda rwabagize icyo baje gutuka to abuse yewe nta diplomasi nta kugerageza ntabwo ari twemwe you should have been the ones. Yes, it shouldn't have been somebody else. You should have been the ones to do it. Ntabwo ari Bangladesh cyangwa Pakistan wabigukorera nk'ibyo Rutayisire yavuga. Ntabwo ari Pakistan, ntabwo ari Bangladesh, ntabwo ari umwera uturuza rose wabigukorera wakurindira igihugu cyawe akaguha amahoro. See you. Kandi ntawe bikwiye gutera ipfunwe guharanira icyo cya kindi cyiza twavugaga Imana yaguhaye. Ntawe bikwiye gutera ipfunwe. Abantu baza bakica abana muza magrenade yirirwa aterwa hano mu mujyi abapolisi barazi bajye gutoragura pieces ibice by'abana bacitse amaboko cyangwa bagize bate. Bavuga ngo I have to be apologetic about that. Never. Ibindi ni ukwirirwa abantu bavuga bacengana. Iyi si tubamo nayo turayizi, ntabwo ikoresha ukuri. Abaza kuguhagarara hejuru bagutonganya ngo kuki wakoze biriya, in defense of their nations, baba bakoze ibiruta biriya 1,000 times. Murabizi baba bakoze ibiruta biriya inshuro zirenze 1,000. Ntabwo ya tragedy navugaga, ya makuba navugaga twagize yo mu myifatire mibi yacu ya politike n'ibindi twagize mu myaka yashize ya genocide, ntabwo twakwemera ko byongera bikaba hano at any cost. Kandi tunazi ko ikica atari amasasu gusa, atari imipanga, amagambo arica. Amagambo ubwayo arica, ururimi rubi rurica. Ururimi rubi, amagambo mabi, ibitekerezo bibi nibyo bituma abantu bafata imbunda bakarasa, bafata imihoro bagatema. Amagambo. So nagira ngo rero mbabwire rwose gutatira igihango cy'u Rwanda urabizira, gutenguha igihugu, kwifuriza abantu nabi birakugaruka. Ibisigaye is how. Bikugaruka bite? There are many ways. Uburyo ni bwinshi, mwahitamo ubwo ari bwo.
kandi abanyarwanda rero bakirisitu bantu b'Imana muri hano, ikintu kimwe mukwiriye kugira nuko kwemera mugira cyangwa abantu bagira kujye kubaha imbaraga, kujye kubaha imbaraga zo gukorera no kurinda ibyiza biva mu bikorwa byawe. Uwagira isoni zo kurinda ibyiza by'u Rwanda tugenda tugeraho Imana twifuriza n'indi, isoni n'iziki? Isoni buri wese akwiriye kubagira. Niba ari uguhangana mu magambo murahangana, niba ari uguhangana mu bundi buryo mukwiye guhangana. Jye nasinyiye guhangana. Buriya ubwo niba ari ikosa mwakoze muzaryishuze, ariko aho mwagiye kungirira umuyobozi wanyu mukanshyira hariya muri stade mukandahiza, buriya mwandahizaga ngo mpangane mbahanganire. Nubwo bivuze ngo buri wese afite uruhare rwe, buri wese afite inshingano ye kuri ibyo ngibyo mu buryo butandukanye ubwo ari bwo bwose, bwaba ubw'inyigisho abantu batanga, bwaba ibyo gusubizanya n'abakuvuga uko utari, yaba n'ibindi bikaze n'ibifite uburemere bindi bikaze abantu babihanganamo. None se niba uriya wundi we abishaka kubikora mu nyungu ze, yewe ndabuzwa n'iki kubikora mu nyungu zanjye? Niba inyungu ufite ari ugusenya u Rwanda, ari ugusenya ibyo twubaka, ari byo bituma utinyuka, ntabwo ari igihe watinya ubirinda. Rero ntituzagira na rimwe dutakaza umwanya, dutakaza n'icyo twavanye, hari amasomo n'ibindi mu mateka mabi twagize. Amateka mabi twagize ibyago, ariko twagize n'amasomo dukwiriye kuba twubakiraho, byose bikadutera imbaraga, kandi twibuka ngo noneho izo mbaraga reka turazikoresha turi no mu murongo w'ibyo Imana yaturemeye cyangwa itwifuriza. Nibyo bya bindi navugaga uyu munsi, biguma bigushyiraho break bikakwibutsa ngo ariko uribuka Imana, ubwo wiruka ufite umuvuduko, byinshi bigenda biba byiza, ariko wibuke ko ugomba kubiganisha mu nzira itanyuranya n'ibyo Imana yaturemye twifuriza. Umwanya nk'uyu nicyo
twawukoresha ibisigaye bikaba guhora tujya impaka wa mugani dushyira hamwe ibitekerezo bitandukanye tugira dutari tuguma tubigarura mu nzira imwe n'ibindi byose dusigaje kuzuza biri mu nzira y'ibyo Monika yatubwiye dukwiriye kuba twishimira mu ntambwe zigenda ziterwa twongereho n'ibindi cyangwa se twibuke n'ibindi n'aha turi muri iyi hoteli mwe tujya duhora tuvuga buri munsi ibintu bijyanye na serivisi nujya gutanga na serivisi itangiye mu mucyo tanga ibintu bizima bishingiye ku kubaka ku kuri tanga ibintu bikeye byose ujye wibuka ngo ariko ubundi siko bikwiye kuba bigenda siko bikwiye kugenda kuki se noneho muri ya nshingano twuzuye buri munsi yo gusenga yo gushimira yo kwibuka Imana kuki icyo dukora cyose kitagaragaza ubwo buremere bw'ibyo twemera ubwo buremere bw'ibyo tubwirizwa buri munsi ubwo buremere bw'ibyo twigishwa buri munsi ibisigaye u Rwanda nta wundi urufiteho ntawarugambanira ngo agire amahirwe ni u Rwanda rw'Abanyarwanda ni u Rwanda rw'Imana murakoze cyane